ikaze mu gikoni cyacu. Ni udahogora Vanessa Peace muri kumwe nanone. Umunsi rero tugiye kwiga uko umuntu ashobora guteka uyu mureti. Urimo utuntu tw'imboga, urimo ndetse na cheese cyangwa se fromage ndetse na jambon. Uburyoshye cyane. Reka rero mbereke uko umuntu ashobora kuwutegura. Urabona ko mu byo turi bukenera harimo izi ni jambon nagiye nkata, izi ni poivro y'umuhondo, y'umutuku, poivro isanzwe y'icyatsi ndetse n'igitunguru cy'umutuku nuko nagiye nkatamo dutoya. Hanyuma rero turakenera n'amagi. Ubwinshi bw'amagi cyangwa se ubwinshi bw'ibyo uri buteke byose bishobora guterwa n'umubare w'abantu ugiye guseriva. Urabona ko rero nashyizemo umunyu ndetse na black pepper muri aya magi. Hanyuma rero ukabikoroga neza kugeza binoze. Bimaze kunoga, icyo duta dukurikizaho ni ugushyira amavuta make ku ipanu. Ukoresha amavuta make kugira ngo bitaza kuba birimo ibivuta byinshi cyane. Nyuma rero tugashyiramo bya bindi byose bimwe twari twakase, y'amapoivron, ibitunguru ndetse na ya jambon cyangwa se ham. Hanyuma rero ukabikaranga ku muriro muke cyane kugira ngo bidashira. Nuko ngo gusa dukuremo akantu gasa nk'ububisi. Noneho ino jambon ituma zino mboga nazo zifata uburyohe. Nta nubwo wiri gushyiramo umunyu ko jambon y'ubwayo ibirimo umunyu. Rero mu gihe turaba tubisize ku ziko ho gatoya kugira ngo bibe bishya, ariko nyine ugashyiramo umuriro muke cyane. Hanyuma rero tuhita turapa fromage. Fromage ushobora gushyiramo nkeya cyangwa nyinshi bitewe n'uko uyikunda. Hanyuma rero bya bindi urabona ko byoroshye, wirinda ko bishya cyane nyine kuko tuba dushaka yuko biri buze kuba bifite ibara ryiza mu biryo ariko nanone bitari bibisi. Hanyuma rero wamara kubona byahiye neza ukabikura ku ipanu ukabishyira ku ruhande. Urabona ko ngewe ndabishyira ku isahane. Washyira nyine mu gikoresho waba ufite wateganyije. Hanyuma ugasubiza ya panu rero ku ziko, ugahita wongeraho utundi tuvuta dukeya. Dushyiraho amagi twakoroze, harimo umunyu na black pepper. Hanyuma ukagenda ushyiramo rero bya bindi twakaranze, za mboga ziri kumwe na jambon. Hanyuma ugahita ushyiraho na ya fromage. Kubera ko ubona ko amagi nasutseho asa nkaho ari menshi, kuyegura nyine ntago bita biba perfect nyine ngo bibe byiza cyane. Urabona ko bisa nkaho byagiye bicika, ariko ibi ntago byagutera ubwoba. Urabona ko nakoze ikintu kibyibushye. Ushaka ko bizamuka neza cyane wakirinda gushyiraho amagi menshi, ariko niyo ubikoze gutya nta kibazo. Iyo ubihinduye ku rundi ruhande birongera n'ubundi bikegerana nta kibazo nk'uko mugiye kubibona. Rero ndakoresha umufuniko kugira ngo nteke no ku rundi ruhande. Byamara gutungana neza rero ukarura. Kubera ko amagi twakoroze ari menshi, ukumva ko bishobora guterwa n'umubare w'abantu ugiye kugaburira. Turateka nyine inshuro ebyiri. Urabona ko naruye kuri inshuro ya mbere. Hanyuma rero ugahita wongera ugakora nka bimwe twakoze mbere no ku nshuro ya kabiri. Shyiraho nyine amavuta ku ipanu ukongera ugasubiramo. Ikindi ni uko nyine ugomba guteka ku muriro uringaniye, ntabwo uteka ku muriro mwinshi kugira ngo bidashirira. Umureti murabizi ukuntu ushirira vuba vuba, rero bisaba ko uteka ku muriro uringaniye. Maze rero no guteka uyu mureti wundi ku nshuro ya kabiri ni uku nguku bimeze bimaze gushya. Hanyuma rero ukagenda ukatamo uduce, cyangwa se ushatse wanabiseriva gutya bimeze. Byaba biterwa byose n'ubushake bwawe, ariko biba biryoshye nko ku muntu ukunda fromage. Ibi biryo ni ibya mbere pe. Ushobora kubifata kuri breakfast, ushobora kubifata igihe icyo ari cyo cyose, nyine biba biryoshye cyane kandi murabona yuko no kubitegura biroroshye. Ikindi nababwira nuko mu mboga ushobora gushyiramo n'izindi mboga wenda ushatse. Ushobora gushyiramo udukaroti, ushobora gushyiramo icyo waba ufite. Urabona ko bimeze neza. Nuko nguku rero ushobora gutegura umureti utekanye n'ibi byose naberetse. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko nabiteguye. Niba utarakanda subscribe ubikore ubundi tujye tubana.
mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye bye.